mukomeze mugubwe neza abanyarwanda abanyarwandakazi bakunzi ba Gisenyi Komisiyoneri, kampani ya mbere ibagezaho ibibanza byiza, amazu meza ku giciro cyiza cyane. Tukaba dukorera hano mu karere ka Rubavu ndetse no mu gihugu cyose. Uyu munsi tukaba turi hano mu mbuga ngari haruguru y'urukiko, tukaba twabazaniye inzu nziza cyane. Inzu muri kubona inyuma yanjye ikaba ari inzu ya 2-in-1, ikaba ifite uruhande rwo hirya ndetse ikagira na runo ruhande rwa hano. Buri ruhande rwose rukaba rufite ibyumba 5 na dushe 5, ndetse no ku rundi ruhande ikaba ari uko naho hakaba hari ibyumba 5 na dushe 5. Ikaba ari inzu ifite ibikoni byiza bigezweho, ibikoni biri VIP, ndetse ikaba ari inzu iri mu buso bungana na 500. Gadi inzu yacu urayivugaho iki? Yes, ni amahirwe ku muntu waba ugiye kuza kugura aha hantu, kuko ni opportunity. Hano hari kaburimbo hafi y'ibikorwa remezo byose. Dore hepfo hari amashuri yitwa kwa Gapasi, haruguru gatoya hari ibitaro bihari ndetse n'isoko. Hirya gato dukomeje mu kilometero kimwe tuhita tugera ku mupaka wa Petite Barriere. Ibyo ni ibikorwa remezo bishobora gukurura abantu kuza kugura aha hantu. Ikindi hano hantu hinjiza amafaranga meza ku buryo igice kimwe kidashobora kujya munsi y'ibihumbi 500 ku kwezi. Ibaze rero usizemo component, ukaba ufitemo ibikoresho, ukayigira apartment, amafaranga yaba igiye kwinjiza. Noneho rero tudatinze mu magambo, karibu tugire aho tubereka mu buso bw'imbere ndetse tunabereka mu nzu imbere ukuntu hateye. Ni karibu hano mu nzu yacu, mu gipangu cyacu. Nk'uko muri kubibona hari parikingi nziza cyane, amapave meza. Iyi parikingi yacu ikaba ishobora kujyamo imodoka 3 cyangwa 4 ziparitse neza cyane. Gazi gira icyo babwiye. Sasa hano ntabwo twakwiruka tuvuga ibintu byinshi, ko ubwaho kuba dufite iyi nyubako yubatswe vuba itarajyamo umuntu n'umwe, tukaba turi kuyigurisha ndetse tunayikodesha. No opportunity ku muntu ushobora kuza agatombora agahita agurira rimwe, akagira nk'ama apartment cyangwa akahagira residential ku kwezi akajya ahakodesha. Mbibutsa kugiye hano hantu washyizemo ibikoresho, uruhande rumwe rushobora kwinjiza amafaranga atari munsi ya miliyoni 2 ku kwezi. Ibaze rero inzu tugiye kugurisha amafaranga turaza kubabwira mu kanya, ikaba yinjiza yose hamwe irimo ibikoresho ishobora kwinjiza miliyoni 4 z'amanyarwanda. Ibaze rero ukuntu haba hinjiza amafaranga menshi cyane. Ikindi kintu nabonye Divine, murabona uyu muntu yaragerageje kabisa. Reba inkingi, amabuye yagiye ashyiramo, ukuntu yafite design nziza, amatara yagiye ashyiramo. Ikindi kintu nabonye kirenze, amakaro ari kuri bariko siyo ari muri salon, ndetse n'amakaro ari mu byumba siyo ari muri toilette. Ni ibintu by'umwihariko kuri uyu muntu wubatse hano hantu kudeshap. Waragerageje cyane. Wadutembereza muri salon ukuntu hameze. Ni karibu mu nzu yacu. Uko muri kwibona twinjira, ni inzu ifite umuryango mwiza cyane. Ntabwo ari wa muryango ejo uzashyiraho amaserire akaba yapfuye. Niko nako umuryango mwiza cyane. Na hano muri salon muri kubona ko ni salon yisanzuye, ni salon nziza cyane ifite amadesign meza. Muri kubona nk'aya matara, muzambwire ko hari ahandi hantu wigeze kubona amatara meza nk'aya ngaya. Uri kubona kino gikoni cyiza cyane, igikoni kiri VIP. Yes, Divine, urabona bya bindi nakubwiraga, uyu muntu yaragerageje. Bya bindi watangiye ubabwira, amatara ukuntu ameze neza cyane. Ahari sinzi niba umuriro waba urimo, ngo turebe ukuntu yaka. Tuzagerageza tubereka akavideo ka nijoro ukuntu kazaba kameze neza cyane. Commentinga muri comment umbwire ngo iri tara rigwa ngahe. Ku bantu barifite mubinyereke, mwifotore, mwifate selfie muri mu masaro y'iwanyu, munyereke saro z'iwanyu ukuntu zimeze. Iyi nzu ni cyashya, mbibutsa ko guhera hasi kugera hejuru yubatswe mu buryo bugeze neza cyane. Iyo uvuye muri saro uhita werekera mu gikoni cyiza. Iki gikoni ntabwo turakigira install, ariko mu minsi mike turaba tugisetinze byakunze cyane. Hasi hari ibyumba 2, hejuru hari ibyumba 3, kandi buri cyumba kigira dushe na toilette. Murabona icyumba cya mbere unyura hano, ikindi ni ikimureba hano nacyo ni icyumba. Iyo usohotse uhita ukurikizaho igikari cyiza turaza kubereka. Iyi nzu rero turayigurisha kuri miliyoni 260 gusa z'amanyarwanda. Ntabwo twasoza tutaberetse hejuru ukuntu hameze, ndetse na balkoni ukuntu zimeze neza hejuru. Karibu. Ubibona
hari ama esikariye meza cyane. Hano turinjirira muri salo yo hejuru, ni salo nziza. Iyi akaba ari salo ya hano hejuru. Hano hakaba hari icyumba kimwe na dushe na toilette, na hano naho hakaba hari ikindi cyumba ndetse na dressing room. Gadi, batwereka kuri bariko yacu ukuntu hameze. Wow, yes, iyo uhagaze hano uba witegeye kimwe mu kibaya cya Mbuga Ngari. Ku bantu bakunda gutembera mu kagari ka Mbuga Ngari hari ikibaya dufite hafi na Petite Barriere. Iyo ukomeje hirya gato itubona icyo kibaya gita kiguhuza n'umujyi wa Goma neza cyane. Muri make hano iyo uhari uba witegera neza igihugu cya Kongo, uba ubona kurimo Goma n'ahantu heza. Ikindi umuntu waba ukeneye ahantu heza hafite udufresheri, ikiyaga cya Kivu kiratwegereye hano. Iyo uhicaye mu kagoroba uba wumva ukuntu hameze neza cyane. Dore amatara bagiye bashyiraho, amatara meza y'amasirimu. Ibi bintu ntabwo ari buri mwe washyiramo iri tara, muzi agaciro karyo ku bafundi ndetse n'abantu bakunda kubakisha. Muduhamagare kuri 078 300 87 555. Mwavuganaga n'uwitwa Gad, umwe mu bakozi ba Gisenyi komisiyoneri, hamwe na Divine Uwase. Ukomeze mugire ibyo byiza. Byiza.